nk'akagira imana noneho. Ah, salama bro. Salama mushiki wa. Karibu karibu. Star. Amakuru yawe? Ni meza ni meza. Ndabona muraho. Karibu karibu. Karibu. Bari muraho. Turaho n'ukuri. Akavura kagwa. Akavura twakabonye nimugoroba ariko nyine urabona ko ari igihe ishobora kuba yatangiye. Yatangiye ugiye wita inyanyagiza ibishyimbo. Neza neza. Abandi se bagiye? Gutera zimbye. Nanjye mvuye muri siporo none ahubwo mbese sinzi ukuntu urakabije mbese ukabije gutomboza kuko naringiye nanjye ubu naringiye muri douche nibwo nyiva muri siporo sindaniyambura ubu ngubu. Naringiye muri douche. Iyo uza mbere wari kumbura, iyo uza mu kanya nabwo wari gusanga ndi muri douche. Ariko nyine nagutekerezaga naraye ngutekereza. Reka je. Mbese burya amaraso sa amazi kuva indimwe n'ibindi bintu kabisa. Rero nyuze hano ntari butinde n'ubundi ntabwo nzi ko mo gusanga navuga reka mpanyure ndebe ko hari nisanga utanahari nganiriza abana nzagaruke kukureba. Yego. Ntabwo ndi butinde ubwo numva ntabwo ngeze nteguza n'abandi ku buryo ndi buze. Oya ntacyo kunyura ku rugo nabyo ntabwo byari. Ntabwo byari byo. Uretse ko nanjye gusa nagushakaga numvaga ndi gushaka akanya ko kuza tukabonana ndiza n'ukuri uziye igihe binahuje ko nanjye uje ugasanga mpari uyu munsi nayo nawe hari siporo. Nibyo. Rero mushiki wanjye undeba ndaje ngo twicarane nk'abavandimwe nta kibazo tuganire ungire inama mugisha inama nk'umuvandimwe rero amaraso ku mugani wawe si ikintu amaraso si amazi. Rero ufite ikibazo kiyese ka wa muntu ureba mfite umuturanyi hariya aranzegereje kandi se amora iki ngo dade yishe se umva ni ibintu by'amahere ariko mfite ubwoba ubyumve ku buryo numva ashaka no kwimuka hariya ariko nanone bikongera bikambera ingoma nabibashije kubiganiriza umugore mwate antera twatsi ngo ntitwava ahantu ureba ibikorwa byose tumaze kuhakorera reba iki antera twatsi mbiganiriza abana nabo rwose nkumva nyine yabashyizemo kutabyumva kugira ngo hari bakunde bagume hariya nabo ngera aho nkabumva ibikorwa twari tumaze kuhashyira ariko haguma ubuzima buriya amagara nicyo kintu cya mbere rwose. Rero muvandimwe nciye aha ngaha ngo nkugishe inama ungire inama nk'umuntu sinzi niba hari ikintu wenda waba warabyumvishijeho ariko mfite ubwoba ku buryo ndara nasinzire gasigaye baza no gutera amabuye hejuru y'inzu. Wa muntu wese merutse kwigendera antangirira mu nzira twari inshuti buriya rega ariko akaba ndi inshuti nawe anyihisha atajya mbwiza ukuri simbona n'abanye bakundana aratobora arambwira ati nkubonye nagushakaga se washakiraga iki inshuti y'abeza nanjye numva ko ari akantu yarantutse yaranyitukiye wa muntu we arangije arambwira ngo ningenda umuntu wabwe ngo nkanura ngo niba ari nk'ihene yagize ite ngo se umuntu w'umugabo nabyo no gukata none suri siri koko ko uwo mugabo yaba yakubwiraga ibintu by'ukuri n'urukundo rwanyu nzi ibyo nzi yambwiye yuko ngo data yishe sekuru none se ku buzima icyaha ari gatozi njyewe ndavutse data yarapfuye rwose. umva rero bro nakugiriye kuri mu by'ukuri niriwe nkuca mu ijambo reka tuganire nk'abavandimwe ibyo bintu nigeze mbyumvaho ku buryo n'ubwo mu icyo nagushakiraga nagira ngo mbanze numve ko ibyo bintu biziho nanze kuza yenda ngo nze nkurebe mu rugo tugirane ikiganiro yenda n'umugore yumva cyangwa abana ndavuga ni nk'umuvandimwe reka nzabanze ngushake nkubaze ko ibyo bintu bizi nabyumviseho cyakoze ikintu gishoboka cyo hari umwana uriya mwana wawe mutoya anyisanzuraho cyane yaraje arambwira ati papa merewe nabi ese amerewe nabi gute ati papa rero hari umuntu urimo kumushakisha hari abantu bazakarara batera amabuye hejuru y'inzu mbese ngo barashaka papa mbese wumvise yuko bamushakira iki mwumvise ko bamushakira iki ati yewe ati rwose papa sigaye afite ubwoba ateye n'igihe atarara mu nzu ndaperereza neza ndavuga ntabwo nakwita ku bintu by'abana cyane ko na muramukazi wanjye atigeze abimbwira ndavuga reka mbanze nkubaze we musaza wanjye
none kumbi ibyo bintu ntaho bigeze. Ntaho bigeze rwose. Ndaranasinziriye ariko nkatekereza wakwigendera. None se wigeze ubivuga naho n'umudamu? Umudamu turabivuga. Rega buriya ntabikozwa. Icyo adashaka ni iki? Ntawe kuva hariya ngo ntashaka kuva hariya ngo ubwo n'ubwoba bwanjye ngo abagabo tugira ubwoba kandi rwose uriya mugabo uko muzi ubu singiye kukubeshya ubaye nk'uwa gatatu numva iryo jambo. Ikintu cya mbere cy'umwana yaraje abimbwiraho mbigira iby'abana, ubundi sinzi ukuntu nabyumvise, uzi ko inaha bavuga. None nawe ubisubiyemo. By'ukuri igihe nawe navuze ko ntazabisora hanze ntabanje kukwibariza, ariko dore ikintu uko ibintu bigomba kugenda unyumve nk'umuvandimwe, kuko jyewe ubu ikintu ndamira nuko jye nawe twaba turi kumwe. Uwo mugore rega ashobora kubyanga kuko n'ubundi upfuye yarya kandi yanarongorwa, upfuye yarya ubuzima bwe bugakomeza. Jyewe reka mubwire, niba ubona ibyo bintu ko uwo mugabo yabikubwiye ariko biri, fata inzira uceho wimuke ukize amagara yawe. Kuvuga ngo ibikorwa n'ubundi ushobora kuhaguma muri ibyo bikorwa ukahapfira. Nimuke zize umuryango aho uzajya naho bazahagusanga, kuko umugore yemerewe kubana n'umugabo kandi umugore yemerewe kubaho umugabo ari nabyanga ukabona arabyanze, uzakize amagara yawe. Abana banjye basige, abana bazagusanga. Nta mwana uyoberwa se, nta mwana uyoberwa se. Mfite abana nkunda, urabakunda ariko ntibazaba bapfuye. Ni wowe kuzabakunda ukabakunda bakakunyuzaho bizagenda imijyi imbana nyinshi. Ndavuga nti se nemere masiga agatwe ariko no guta umugore wanjye n'abana rwose bari mu umugore ubona byanga, ariko nkunda umugore wanjye n'abana banjye. Uriya mugabo ariko nawe anteye ubwo biriya bintu niba wumva. Reka nkubwire bro, biriya bintu ibyo bintu uvuga nanjye ndabyumva. N'uwo mugore ku ruhande rumwe ndamwumva, nta nubwo uzaba ugiye gupfa ariko n'umugumi iruhande. Ibyo bintu niba uko wabibonye cyangwa nanjye uko nabyumvise ariko biri, bishobora kukubana ikibazo. Ushobora kumukunda ukahasiga agatwe waba ukimukunze, ariko ushobora kujya kure ukajya wumva amakuru ye. Cyangwa nawe niba wumva koko ibyo bintu uko ubibona nawe ashobora kuba ariko abibona, cyangwa anabiziho nawe yarabyumvise nk'uko nabyumvise, nawe ashobora kugusanga. Ikindi kandi uyinamba kuvuga ngo ukunda umugore cyangwa ukunda abana, ubundi ikintu kiba kirya abagabo ngo mwarubatse ngo ndasiga umugore wanjye bamurongora abandi bagabo ngo ibiki, nibyo mwiberamo. Wowe ikiza amagara yawe, ariko iyo kintu uvuze kiza amagara yawe. Nushaka yenda uve yenda impamvu uri kumusuzugura no kuvuga yenda ngo ni umugore cyangwa ndi umwana kuri wowe uzabibaza undi muntu mu biganire n'inshuti yawe, ariko kiza amagara yawe. Ahasigaye ibindi bizaza nyuma. Igihe uzaba warekije amagara yawe n'uwo muntu yakwibaza agasanga akuziza ubusa, kuko icyaha ni gatozi. Icyaha ni gatozi, nawe n'umuntu mukuru ashobora kwibaza. Ndabyumvishije wivunika umva. Ngewe ndashaka ko ukiza amagara yawe ibindi tuzabyigana. Nibyo rwose. Ahubwo ntabwo bimara iminsi irenze ibiri. Oya kiza amagara yawe. Rwose nagiye umva mushiki wanjye urakoze. Nanjye ubu ndashaka kujya gukaraba. Usanze ngiye gukaraba aribwo nkiva muri siporo. Ariko nyine uranakoze cyane kuko nanjye nayo mfite gahunda y'uko reka muri kujya gukaraba nta ntiwiri guherekeza rwose. Reka nyaruke ngere mu rugo gukaraba n'abana bataraza hano ngo batera akavuyo mu nzira mbafite ubwoba. Oya ntugire ubwoba, gahunda ni Eliya neze gute? Abantu uvuye kwiranguza ibyayi mu mateye munsi y'abakire, ariko heno byombo biramvuna. Ariko ngo urabyoza neza kuko ariko tubiriraho bwa mbere. Uzi niyo tumaze gukaranga inyama dushyizemo ibirungo kagasosi ku mugute rangibukije aho ibyo maze gukama ukamanuka mu ruti rw'ubwongo mwumva ibyo biraje gushi. aha nanjye nuko neza rwose wise munyica koko se kuna diplome tuhakura tukaba na certificate tuhakura undi tutiriye ngo tuzanire ibondo biringanya akora ribona ndozi ariko unizaniye ibondo nzani n'agatuza nawe zana kabuno dore ko yanga wanyije ipasi cyangwa sha ako buriya mu gitondo bitetse umureti yereje ugashyiraho ipanu ko
ko nagusanze aha ngaha cyangwa ntabwo ubyibuka ese na kugira ngo hari nyabenge wakuye iwanyu ituma hari ibiryo ibyo wariye agasosi nanjye ngo wowe kuza nk'aho wazanye nyabenge uranywa isosi ukagira ngo ni nyabenge ziri umva reka nkubwire ugiye kumva ku gasosi nanjye ngo uzarebe ko ntazazana ibuno nk'iryambaro uraza uzishimira kwirinda gukorana n'umuntu ufite ahubwo se wacanye imbogo ko nashonje wacanye imbogo sister wala ndebera hano wabibonye ko nagize tuke za like ase uri kuri IG ako sister ngiye murankubwira ati ngiye n'umustar muri quartier baranze ako dora aba followers ufite uri kunsebya urubuga ruretse cyangwa ukazana gukorera show kuyihe foto sister kuki udashaka gutwika yenza akomeza nkukomeza none shishako nta muri hanze muramara kimwagiye mu rugo muze tugende baje ujute bro uri ikigoryi urukigoryi nge na sister wanjye tureke nge na sister na vi ese ko numvire kugira bro na sister ntago wibuka ibintu bakoze na me ibiki twakoze bro umva nkubwiza ukuri noneho kundi ku mutima maranye iminsi mubwiza ukuri ndakubangara kurere ari kurimbwa uri n'umurizo wa mama kwirirwa umwiruka mujya gwaho tunyanya n'iki vi yarababwiye ati mfite ikibazo bashaka kunyica ariko n'ubyumva kugeza naho ejo bundi bari bamutwikiye mu modoka ugatinye uvuga ngo ngiye ngo ndumurizo wa mama urimbwa reka mbisubiremo gute wanuka uri muri wanjye uri muri wanjye ngiye mfite kukubwira icyo ari cyo cyose karuka cyumva sibyo ibyo ngibyo by'ubwoba bwanyu wowe naso muri ibiki oya ndabyibutse we na mama murabago umaze kubona ukuntu papa asigaye yaragiye yarananutse yenda kumera nk'umusazi muririrwamo umusaza mwamwumvise ariko ubundi ubwoba bwanyu naso buri mu buvana abo bantu babateze babategeye he umva wowe naso mufite ubwoba ntaza ahantu muvana ntabwo babundi abo bantu bashaka kubica bakuye he ese ubundi murabona muri iyi nzu yose ni mwebwe bashaka twe ni turi abantu uze ko bataza bashaka ngiye cyangwa se bashaka ngo barashaka we ahubwo mwebwe uko bibona mufite gahunda wowe naso sindi ibintu murimo gupanga kuko ntago ntasoni ahubwo ndabona ubwoba buzabica mbere ko nibyo bisamba nkubwize ukuri bro niba utankunda nka petit frère nka afite igisebe kingana gutya baraduteye amabuye birirwa batera amabuye hejuru umva nkubwire bro ntabwo ari byo nawe ejo bundi narabumvise we na mama ntabwo ari ibyo murebe ukuntu papa amaze kungana yaragiye yarananutse wagira ngo ntakirya kandi ngo niwe mukuru wakagombye kumufasha wakihanganye ugashyigikira babwire ntabwo nabashyikira mu bwoba bwanyu ibyo ngibyo n'ubwoba ntabwo igisamo mwabibonye ntimwamubonye bamutega ubwo se ubwo mugeze none umuntu arakubeshya se viye nagira ikinabo wowe na mere wallahi do viye nagira ikinabo wowe na mere ahubwo njye mbona harabayeho niba utagira ubwoba nawe umugabo ahubwo ni wabaye umugore umuntu n'umugabo agira ubwoba nubwo ngubwo agafite mwe ntaho ndebera wabaye nka sobese mugende ndabona nabyawe mugende umva wazagenda yafashe isi yuzuyemo ibirayi n'ibijumba yinjira bose nicara hano hejuru ku ntebe wicare hano ku ntebe ariko zamu ibyo twavuye ntabwo bizi bose ariko se haba ega niwacu nyamasheke izi ntebe ntabwo zihaba yesu urazishaka ye ariko zamu reka nkubwire nubwo nabwo akazi kuzamo dushobora kuba uri n'ijuru oya bose maze iminsi 3 ntarya iminsi 3 ntarya bose umwe 2 3 wimbuzi nzarava nyamasheke iwacu none se kituma utarya n'igiti ntabwo umaze iminsi 3 ntakubona hano ku manywa ni ukuvuga ngo aho uba wiriwe baba bagomba kukugaburira icyo kirego uzanye hano ni bwo bose ntabwo ibyo ngibyo sinjya nzereye ahubwo rero nagiye muri cya munsi ya cya giti cy'avoka dufite hano munsi y'urugo ngiye kubera ko hari voka yaba yaramandutsemo ndebe ko nayitora nkayirya basi kuko muzi yuko ndara izamu nyine none se waraje ufasha nyakobuja imirimo ya kumanywa hano wabuja hano ndabandaruka ushobora kuba unanuka pe none se zamu sindakubona n'umunsi umwe uri muri dushe nakweretse ahantu uzajya ukarabira ntukaraba ahubwo se agusanze haba mukira bose nayivuganira iminsi 3 ntarya bose nawe ureba nizana nva nyamasheke nzi ko ningera hano mu mujyi izashira none no ugiye kunyica bose uri n'umuntu mwiza ndakwemera
ese kiriya giti cyavoka ko gitavoka nyinshi iyo turagurukanye ntabwo zimbwa nahuriye yo nacyo byari inkoreye oya ziriya avoka ariko nta n'imbwa izirya nta na nyirahuku ikizakubwira nyirahuku ihavuye iriye kuri ariya avoka usanga ivuga ngo mbese bose nanjye nkume nka nyirahuku noneho imbwa imbonyerwa noneho reka nkubwire mugire inama nk'umuntu w'umugabo nubwo utakaraba umwuka urumva ako bose ejo bundi nibyo mabuje isabune ndoga wamwibye isabune oya nako narayimutiye reka nkubwire rero mise ngukata ibihumbi 3 ni wowe ubyivugiye mise nyagukata wiba isabune nyokobuje mise ngukata ibi ubu uzahembwa ngahe 2 ese bose ibire bizambana n'indi ngeze nyamasheke nyamasheke se uzakora numara nk'amezi 5 ya 6 yende nizangukata 3 bya buri kwezi amezi 6 n'ibihumbi 10 uzakira avasa naho ubundi ujye ukora imirimo yakumanywa hano sibyo yakubuje nyine guhereza ibyo kurya nakubura ku manywa utaye nta utigeze unakubura nariya mu gikari cyangwa se ngo kukire yambwa nyine nta kundi uzabwirira ariko reka nkubwire no gukora akazi k'ubuzima ariko ushobora kuba uri n'igisambo ururane bisi iriya saha bose urabizi ko arabwanira hano muri masaro yawe nuko twumvikanye rero sibyo nubwo wakwigendera nushaka kurya muri urugo uzageranya ko bujagira uturimo umukorera ntabwo azajya kugushaka aho wagiye kuzera hariya za Nyagacyamo ngo aze akugaburire umva sohoka we ndabona urwaye n'ibihimba ari ibiheri bari biki umva babarira sohoka ibyo tuvuganye wabyumvise sibyo bose gendera nakaka nusimaze iminsi nako na bose umana sohoka sawa ego ni umuntu mwiza bambwiye ko uri n'umukire da segura kwezi ngoye bari ariko kwezi nibi 2 nyine za ariko sumese utesha we boss aje nari gutegereje ntegereje mbona amabodore n'amabiri toroshe umwamaye yashize boss nari gutegereje nyine kumwe twadufaranga amezi yararenze kumwe twadufaranga yo kumuntu yabigenza dore n'urukweto navanye dore banza wicara hasi ngana ego boss ubundi rero zamu kuba ntarahise nkuhemba n'igihe wabishatse ariko boss kugira ngo rwose pe reba ahantu wavuye Nyamasheke byibura uzataha utanya amafaranga menshi ubu ugize amezi 5 rero ntabwo ari ikibazo no kuba ukora kandi amanywa n'ijoro ntacyo bitwari ariko boss rero ukwezi kwa mbere ukwezi kwa kabiri ukwezi kwa gatatu ukwezi kwa kane ukwezi kwa gatanu igice cy'umwaka kiri kwiyongeraho n'inusu yawe boss amezi 5 ndahembwa rero reba narwo rukweto navanye Nyamasheke inje kubeshya abanyacyaro nari natwaye mu gikapu reba narwo rwacitse boss tu n'imyenda nayo yatangiye gucika buri boss wahembe akakugura imyenda ngori naje nkora ijoro muri ayo mwanya mujye ngurana amara kandi ibyo twabivuga boss mwahembe kwameza kutanga kora ijoro n'amanywa nta kibazo ngenda nabigushimira kare mu nda ukora neza cyane ariko pe ihangane nzaguhembe nk'amezi 3 yashize noneho kugira ngo ufate agafaranga karemereye ariko boss cyangwa ubwo n'uburyo bwo gushaka inyama arumva no mbara niko ushaka niko uyu mbona agiye kare mu nda iwanjye urahabona gute ugiye ku buryo ugiye nshobora kwambura umuzamu amafaranga ye nkamwambura agiye urumva se boss wampembye ntarebe ku mwanya nakikenura boss reba do reba mu nda kunasigaye hameze na bya biryo mwajyaga mu mpamvu mu kibima mwarabigabanyije nje kuzana ya safura y'umukara mujya mushyiramo ibyo se murebe oya yihorere boss ngahore mu mperu nyaboneka reka nkwereke rero kare mu nda urumva ndakumva boss kubuje nta waharamukiye urumva umunsi musibe ejo gusa urumva kuwa gatandatu umunsi kwa kane kuwa gatandatu mu gitondo zaramukira hano nyakubuje ntazaba yagiye twayivuganye uzazi tubare neza ubundi guhenda mushake na dukeya boss kubizi koko suko nkubwiye reka ni cyaka wowe nanabimenye ko usigara umusinzi boss ntago boss sinkinywa inzoga nagorerwa yarahombye do he n'umwishwa mwene ndazivunya gwesa nigo twatana reka nkubwiye je n'amakuru ndayafite
kuko hari agakecuru mu nyagacyamu hariya ngo winji ngo n'urugo uraruta ugatakaza ukajya kurara ukaza bwenda wakinjira umukecuru kuko leta yarwana nko kwinjira umwana w'uruhinja ayo mubona nawe uzigenzurira urebe ngere kari mu nda isinjye nandafura gutyo ayo mahano ngo urayakora kujya bose babira kubeshya nawe uzigenzurira ntabwo ukarongo wawe gahunda yo kuwa gatandatu mu gitondo no kubujara uzaze tubare turebe nguhera yego bose gusa nakunze kugukata cyane nimba hari ikizasigara simbizi oya bose nawe se oyagende nta na bibiri ufite mu mufuka mu mpera gende kuwa gatandatu amasaha 48 nsigaye ni menshi ku buryo utazaza ngo nguhera yego bose aho genda komeza ko uyu muntu mbwira umuntu ashaka kuzanyamburira ikintu kizajya ashaka kunyambura oya komeza genda kizana njye mu gicunga n'ubundi ngo ntarara ngo arariyo za nyagacyama umujye mugucunga naza ahere kwirembaho akorera akazi urumva cyubwira nyoko ibyo bintu mujye mubicungira nikizigere na rimwe kigera mu gikari cyangwa mu gikoni cyangwa hano muri salo injira ubashawanyana w'ingabo bose ntabwo ari hano uzi ko wagira ngo ni iwawe ariko bose umva igihe naguhereye itanga amafaranga yanjye urashaka ko ducana no kuntera oya bose nta wundi muzamu wakihanganira umwaka wose adahembwa iyo mpamvu ireba imyenda yanshiriye musubize umwaka wose simpembwa reba imyenda yose yanshiriyeho reba nawe imikandara yarashize bose wampembye amafaranga yanjye nkigendera twavuye none kuwa gatandatu tega amatwi ese gataha ndahembwa sinabacungiye umutekano mukarara mu nzu murya umva rusha mubwire mubwize ukuri njye ibintu nashatse gukorera ni ibintu byiza ariko kubera inda nini n'ubusinzi n'ubusambanyi bwawe buriho buratuma uzataha wikoreye amaboko nta kintu utahanye mwese bose abajya gitumye umwaka ugiye gushira ndahembwa nirihe gusa nakoze njye kari mu nda ko nta makosa njye none se uzemere kuko ukore uzava i Kigali wikoreye amaboko utaye nta kintu ufite witwa ngo wakoze kwa boss Karimunda nanjye nicyo kibazo nibaza aho uko bimeze ngiye gushaka ukuntu amafaranga yawe nyegeranye niyo mpamvu turabona nayo kubuje hanze kwirirwa se bavuze ati Karimunda urayamuharara yamaze none se ikibazo kire ko yarangira yayakoreye yambwiye n'abandi bakecuru ariko abo bakecuru muhora munshinja bose hano hanze ni hari inkumi nziza z'ibisupusupu n'isukari majyane none kuki ujya mu bakecuru none mwese abakecuru hari abagize bose nta yanjye noneho basi urebye ko hari ikintu kibazo kurera mugira wambenge reka mubwize ukuri kwambaye ubusa jewe nta muntu nkorera watahe yikoreye amaboko umuha amafaranga yataha agahita agura inka byibura akaba umushumba akajya aragira nanjye nicyo nshaka rero ngaho ndeba urumva rero utwo dufaranga none kuwa gatandatu dore ni no muri weekend umwaka ni ibihumbi nzaguhemba byanjye 70 birima akamasa ariko wakwivovota wasakuza kwimanika ukagera aho tubika ibigori ntabwo ushobora kuguhemba umwaka udashize ngo uhite utaha ugere uyaguremo itungo ako gusa umwaka wanashize pe reba imyenda yose reba imyenda nsigaye nambara bose nyine wanashize nyine ihangane uturuye kuwa gatandatu mana make yabyibuze mbembera n'ukwezi yo none ntasuni basi mba n'ukwezi kumwe ukwezi kumwe se reka nkwereke imba ariyo ibyo bishwanyu nyereka ndaza kubwira madamu ndaza kubwira madamu ave ndaza kubwira madamu arebe mu mapatara ashaje nataye hariya nza ukuburirwa kandi ni inkorera amafaranga ashakire amapatara abiri nazakweza kubunani ubu turi mu kwezi kwa gatandatu ako gusa uziko nagira no mu misaza ya mbere koko kubera nta myenda ngira ateba nawe sohoka ako gusa wampayange ngo ni gusohoka wambwiye kuwa gatandatu hagize ngiye kubaragenda uzanire bwabo genda hariya nushaka unyicira hano ntabwo amavuta nawe utamaye yanjye sohoka basi mpana make y'ukwezi kumwe gusa hamagare polisi y'ukwezi kumwe azaguhemba umwaka hanze umwaka washize hanze ngiye kubara gatatu ngiye gutangira kubara rimwe kabiri gatatu nimara kubara gatatu ndagukocora uhita ugenda uzanire bwabuhisha urumva wampembye ni cya kindi nabaje gifite umutwe w'umwana w'ukena cyangwa gitisha bajura iyo umuzamu namwirukanye
rimwe kabiri ndongeraho rimwe nikaba kane ariko ni mukoro bwabuze ariko sha niko ngwino hano kubona iyo nzanira no muri nka kubona kinywera amazi nk'itumbwira uti dore nywera amazi warebaga he ntabwo wabibonye ubu se nzagura amarineti ubona cyane burya rero nkaba ariko mba nyijombye byibura nkagihingurana ariko ndebera kirama ubusa n'ikintera mibe mo kabyara wagira ngo ninda zari ziri mu zindi abantu ariko ntazo umuntu w'umugabo agira ntazo nta kibazo abona akazi kakwishe wahora n'iki kabakire iki gihe none se igihe hino tuba tuganiraho gatoya ariko ngo wigize boss ariko nawe urabibona ugikora usigaye wirirwa uganira kuri telefone tuganiraho gatoya niwo mwanya tuba tubonye kanikorera imirimo badasanga ntanayishe bikaba ngombwa ko bananyurwa ndegera hino gatoya tube tuganiraho gatoya hari ibanga nshaka kukubwira namenye ufite ibanga se ufite ibanga igera hino ngo wumve kweli none se urabona ko rwose urugo rusigaye rumeze nk'aho ari urwacu twabaye nk'urwacu ubona yuko na bosi niyo yaje iyo ampamagaye uba ubona ko waba afite ibintu by'ubwoba wagira ngo ni usigaye ndi bosi we niba hari ariko aba yambonye hari mfite ibituza nsigaye namushyira n'ibiryo muri saro nkabona arikanga nkabona afite ikibazo ariko nibyo ugomba kurya ukazana akaboko n'agatuza none rero kwini nagira ngo byibura yenda ko bose baba badahari kandi uwo mwanya tuba tubonye cyangwa ngo tuyifate n'agaserifi byibura ejo cyangwa ejo bundi hari igihe batwirukana ntituzongere kubonana gera hino dufate agaserifi rwose twifotoze kandi nta n'ikibazo gera hino rwose gera hino rwose se wa mugani ko tunarengwa nabi hari n'igihe twazapapana byo tukabona ngombwa yuko tuzongera guhura ariko ako gafoto uzakanyohereza igihe tuzaba twatashanye ariko hari igihe n'ubundi ashaka kutwirukana tukagenda mbere na nyoni twongeye kubonana yewe njye n'akandi kazi mfite ariko ngufitiye akantu hano mfitemo ya 5 ntukoremo ariko sigari rwose twifotoza agafoto k'urwibutso kugira ngo ibintu bigende neza ugira hino ariko umva mubwire urakabije bigenze bite se cyose wahereye unsomo urabona ndi umugore wawe ako twifotozanyaga agafoto umugore wawe ndi nda yawe ndi iki umva mubwire wa muhungu jya mu kazi kawe nanjye njye mukagera kungomera umva nkubwira agakobwa n'undi munsi none ntuzongera kumenyera ubwo wibonye miki cyane ibyawe naho cyane ibyawe genda dore ko wigize nabi Keria, ambona utese. Neza.
wambaye agashati keza kano se nukazi kayo ko boss yaguze ejo bundi sha wambaye neza ako nawe bitabera buri kana agashati kayo bose sirakabona gutya cyane keza cyane ko we nakoraho se nakoraho se uzi ya makositimu afite ya yindi y'umukara umwe isa ifite ibara nk'iry'imbwa urumva ari yakujya nyambara buri gitondo nyatekane nyogesha ibyombo kugira ngo nimure ubukwe nanjye nzaba imbere wenyine meze nk'umupaturo nk'abandi ba boss ujya abona ukuntu atambuka se undi wa mugani mayeri siki waretse tugakora ubukwe tutibanira nyirongorera nyine n'ubundi nkurongora ese ibyo bintu ntabyo nzi kereka ko turi kumwe nyine nabyitoza mu gihe turi kumwe nyine wera igihe cyazagera naragize ibyo menyaho akamaye ubundi wabaye ko hari nanjye nkaba mariye tukaba tuba twariye twahaze harabura iki koko ubushyuzi uko buba bwanyu urabufite nanjye buranyishe maze agatigere cyane dufata amasomo kugira ngo nanjye twari